kumujinya kuri wowe karakantu bati reka babwiye ati ibyo barota ntibazabigeraho byari bise bisa nkaho wenda bikufata attention mu bundi mu oya nago byambabaje ahubwo byaransije kuko sinumva ukuntu umukinnyi umuprofessionnel atangaza ngo udatsinda ikipe runaka ni igihombo vuga ngo umuntu wamugiye guhura nawe uba wamupinze vuga ngo iyi kipe wamugiye guhura n'abakinnyi bifite Ngora Ramazani yavuze ko rero ubona abakinnyi bifite kandi kibabaje muri byo yagiye mu minota itarenze nimba ndacene 3 nimba nibeshye so yiza kuba abanza muri titireri yarwa byumvikana nko kuba Claude yava ngo agomba kurara ku mwanya wa mbere nyuma ya match yani kapiteni kandi agomba kuvugira ikipe nk'umuyobozi wabo ibyo birumvikana ariko umusimbura kuvuga nka biriya bintu akavuga amagambo arimo gusesereza ntago ari byiza areke abakapiteni bavuge bavuge we ashaka umwanya wo kubanzamo Nukuvuga ngo ubutumwa umuhaye Ramazani nabanje ashaka umwanya wo gukina abone gutangaza yaramaze kubona umwanya kuko nta mwanya afite ntagabanzamo so niwe murambivuga nge umunsi nzabanda mu bench muri Rayon Sport nakinda ntacyo nzavuga ariko ubu nshobora kuvuga ko mva ngo nginde umuyobozi w'abakinnyi nkabavugira ikipe yanjye ku buryo natangaza byose kuri ikipe yanjye kugira ngo nkase adversaire nacyo twego ndi kapiteni wa ikipe Claude byavuga byose cyangwa akase Rayon Sport nacyo twego ndi kapiteni wa ikipe yandarakina so nabanza shake umwanya ubanzamo nyuma yaho savuga ibyo ashaka nta kibazo hanyuma se